bazabishyura kwanza rero amatike kuyambe kazamiri seri bazayikuramo bafana APR bazayikuramo bafana APR oya afana APR bazaje gufana Azam ubu hari umufana wa Rayon Sport ariko numvise ngo Azam yohereje 2020 ndiki $10 se ibi hande y'abafana bazajya mwemereye ko ku munsi wo kwa gatanu nzaba mfite umuvugizi wa Azam hano ku munsi wo kwa gatanu azaza bitubwira umuvugizi wa Azam azaba ari hano muri studio kugiswa ruriya mini azaba ari hano azaba ari hano azaza yes twamaze kuvugana azaba ari hano mu rukiko rw'ubujiji azaza tubwira kugiswa ruri tayari Azam ntifite ubushobozi bwo kuzana bisi imwe y'abafana n'abashobozi ifite ntabo bagira hehe cyamaze birimo bangayize Rikari iwabo hari Azam ni ikipe isanzwe umupira ubera hari kuri cyamaze kubona na match habaye none serika abo badafite Tanzania bazaza kuhakora Kigali gute nta bafana ifite abashyize inote y'igihumbi kuri stade Amahoro abakunzi ba PRFC bafite ubushobozi Rikari kugira ngo umenye ubutumwa bwa Azam nta butumwa bwa Azam ifite na niyi saha uramutse ufashe ukamenya ubutumwa bwa Azam igenzura ry'abafana igice cy'abafana ba PN bicare mu mahoro igice cy'abafana ba Rayon Sport babicare bagereka no Rayon Sport bagereka afite abakunzi atansi ikipe isigaye imanura amabisi 3 mufana umwe 300 ikajya kureba bakajya kureba Tanzania nazwi igihumbi cya hano abafana ba PL ndabyizeye 45 barabapfutse cyane usumenye ko uzabonamo n'ubururu n'umweru abafana bazamu nabo bazaba ari tayari tubwira amakuru y'abafana aho bari nje nago ndi umuvugizi wa Azam ari kumenye ko abafana Azam izabe bafite i Kigali ngira ariko Azam izabe ifite abafana ariko Frank Herengwe ko ari bunyure hano araza twavuganye yavuganye se araza sasta ni araza ko mu rwose hajya ku munsi w'ejo rero bitunguranye uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga wahoze ari na chairman w'ikipe mbere yuko azamurwa mu ntera agahindurirwa imirimo ku munsi w'ejo ari kumwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi yes hajya ni General Major yes ni General Major Vincent Nyakarundi amaranka y'abantu ndayubaha yikuye habari ibibazo nakwibeshya wari tukivugira fanda wo kwirujya uri kureho wavuga fanda wo kujya uri kureho ariko ni General Major yes General Major Vincent Nyakarundi bari kumwe na chairman w'ikipe ya APRFC Colonel Richard Karasira baganirije abakinnyi b'ikipe ya APRFC ubundi ni umuco wari usanzwe uretse ko tutaherukaga kubibona ariko ni umuco wari usanzwe muri APR mu rwego rwo kumvisha abakinnyi ngira ngo kuva zo bahindura politike y'abanyamahanga ifoto nk'iyi no bwa mbere tuyibonye ni bwije generale abajenerali babiri bazoganiriza mu kibuga imbere y'abakinnyi ni ubwa mbere tuyibonye ni n'ubwa mbere abo bakinnyi b'abanyamahanga babibonye sibyo ubonye ira protocole ni ubwa mbere babonye umugabo w'ingabo bahagaze imbere 4-star general batangiye kwifiringa ikipe imbere yabo ababwira ati iyi ni ikipe y'ingabo uko mubona twambaye namwe mugomba kuba abasirikare nkatwe mu kibuga prime murayizi ko ihari hano itigeze ibura ibyo muhabwa murabizi sibyo turizera ko muzaba muri abasirikare imbere ya Azam ubwo ni ubutumwa umugabo w'ingabo yahaye abakinnyi b'ikipe ya APR mbere yo gutanga ubu butumwa muzi ko hari message yari yatanze mbere muri groupe kirangira yanagiye mu itangazamakuru yararikinze ijya mu itangazamakuru General Mubaraka Muganga avuga ati 110% intsinzi turayibijije ikipe ya Azam igomba kuvamo igomba gusezererwa abantu bose baratunguwe kuko yaramaze iminsi acecetse atavuga ku ikipe atagaragara cyane nyuma rero yo kubivuga ngira ngo yavuze ati batagira ngo na magambo reka nigerereyo banambone
batagira ngo wenda hari uwambeshyeye si ibyo wabivuze sibyo aba bakinnyi bamenye ko ndi umuyobozi sibyo kandi ijambo ry'umuyobozi rihinduka iki itegeko urumva nubwo football ari football ariko umukinnyi wa APR staff yewe n'abayobozi iyo haje ijambo nka ririya ry'umugaba w'ingabo biba ari ibindi buri wese ahita abona ko zahinduye imirishyo ariko naho bakina hari amahirwe nk'ayo baba barabonye uraho ba Dauda na Ramti mwese yavuye muri Samartex undi akava muri Ashantet Kotoko hari ikipe ya gisirikare muri zirimo oya nazi undi bari aba Senegal Ramir Ba yavuye muri Tunisie nta kipe ya gisirikare yavuyemo n'abandi ira ni message iteye ubwoba ushobora kuboneka message yindi y'umuyobozi ukomeye noza kare Foster General guhagaze iruhande watu niwe chief of staff ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ari Colonel Richard Karasira iruhande baje kuguhereza message nta kintu bakinyi ba PER n'iki na kimwe babatahawe oya ntacyo bahembwa neza prime nziza ibintu byose barabibona umurongo no gukomeza muri round nk'iyi CAF yanashyizeho 50,000 ayo ndibaza abayakeneye barabahereza bakiga urumva kandi uko bakomeza muri round ikurikiyeho ni nako bagira bate babona arenzayo so nabo ubwabo nibaza ko babizi icyo bisobanuye kuri bo gutsinda uyu mukino bizaba bikomeye cyane birumvikana ni ikipe ikomeye Azam ariko hejuru y'ibi ngibi kuko buriya misiyo ziba zibaye nyinshi disikuru umuyobozi w'ikipe aba ari buvuge nyuma y'uko umugabo w'ingabo yahigereye abakinnyi bakamubona iba yoroshye ni ukubabwira ati biba byamworoheye cyane Colonel Richard Karasira byamworoheye cyane biramworoheye avuga ati ngira ngo nta kindi nkeneye kurenzaho ntacyo mutabonye kandi nawe aratinyitse buriya nk'abakinnyi b'abanyarwanda bo bakina muri APR bo basanzwe babizi ahubwo buriya b'abanyamahanga buriya nabo abantu barabwira uti ubundi APR yajyaga ijya gukina na Rayon Shyorongi bakayigota Kirenga Stadium ngira ngo ubu byaroroshye kubona Rayon isigaye iborohera itakibatsinda bashobora kuba nabo barabyoroheje ariko ubundi Rayon ni ikibatsinda iheruka ryari ahubwo se APR ukagutsinda Rayon ryaruretse ejo muri match retour kare indi nibanganyije indi yaherukaga Rayon ntiyari maze imikino 3 itsinze APR twibukiranye mu mikino y'abavuga Sport yatsinze APR muri shampiyona muri match